Mhm. ariko umuntu bita Regis indi nshuro imwe gusa tuzahita bizaba ari hatari, nanjye nzagenda nshinga yo kumuvugaho gusa kuko ntabwo nkunda umuntu njyewe mana numva nkubwire njye nta rubuga rw'imikino nigeze nkura numva n'igihe cyose nakinye sinumva, ariko mani igihe cyose iyo bagerageje kuvuga ikintu message njya kubona nkabona umuntu yarikodinze, umuntu afite abantu benshi bavugana yarikodinze arakohereje, mani ibaze kubyuka nabyutse numva ngo urumva ngo rage ngo nadaninga ibintu byo kujya gusesengura ngo nta kintu bakoze ngo nta n'ikintu babinyoherereje ngo nta n'ikintu bakwiye kuvuga ku mupira wacu. Come on bro, igute umuntu wakinnye season 8 muri shampiyona atemerewe kuvuga ikintu gusa nta kintu yabonye? Yego noneho wowe wirirwa uvuga ibintu abantu bakubwiye byaciye mu telefone y'abandi byagize gute, uri kumva? Cyangwa wagiye kuri stade ukicara ukareba warangiza ukumva ko ari we muntu uvuga ikintu kigomba gucika. Mureke kwicara ngo muvuge abakinnyi mwumve ko badakwiye kuvuga, uri kumva? Ahatwe tugomba kuvuga turi abantu, kuko mani buriya nuko buri muntu adashobora kubwira umutima wa buri mukinnyi ngo buri mukinnyi aza kubwira ikibazo afite. Abakinnyi mani mwarabamaze, benshi mu bakinnyi babura utuzi kubera mwe, uri kumva? Oya ariko sinyene ko nanone utetesha abakinnyi b'Abanyarwanda. Ntabwo mbatetesheje natwe reka tuzi inshingano zacu. Ari abakinnyi b'Abanyarwanda, reka nkubaze hari ikintu abantu batajya bimagine. Utekereza ko guturuka hariya mu buzima bubi bwese twese tuba twaravuyemo, uri kumva, ukaza ugatangira guhembwa turuwasa, utekereza ko ibyo bintu abantu batabiha agaciro? Noneho izo turuwasa uba uzihembwa ufite na famiye bro, ufite na famiye, ufite ikintu ugomba kubaho. Ni gute wajya kuvuga ngo umukinnyi yiraye? Miforume ibaho mani, mukangure numukangura, ariko apana kugenda ngo utangire mu rubuga rw'imikino mani mu gisata cyahariwe siporo n'imbaraga yimanukiye kuri stade avuye kureba match runaka na madamu we bari kumwe, nurangiza ujye hariya uvuge ngo ngo ragese ngo namubonye, ngo ubuse ngo umupira yawe uhamye. Ni urugero ntanze, ubuse ngo umupira yawe uhamye, ni umugore we bro barasezeranye, ntabwo yemerewe kugendana nawe. Ibyo bintu uzanye deja mu gihe ubizanyemo narwo nicyo gihe gikwiye, uri kumva? Niba mushaka kujya muvuga, hagira umuntu ukiriya content ajya avuga ku miryango y'abakinnyi, iyo ni content nyine zagirebwa ukwayo, n'ibintu mu biganiro by'umupira nabyo birebwa ukwabyo. Naho ubundi bitari ibyo mwebwe ubwanyu muzamarana. Nta mukinnyi ushaka kujya hejuru i Kigali, nta mukinnyi uri bujye hejuru y'abanyamakuru. Umunyamakuru wese asigaye yumva yajya hejuru y'umukinnyi. Kandi bro tutirengagije buriya bameze nk'abasifuzi, biriya biganiro byose mwicara mugakora mugasesengura hariya, biriya byose muri hariya kubera abakinnyi, kubera ko bakina. Icyo kintu rero nimubasha kucyumva, abakinnyi burya nibo ba boss mubasha kucyumva, mukumva neza yuko wicaye hari uri gusesengura bari abakinnyi kubera ko nyine bakoze akazi, ukanabikora nk'uko bagomba kugira. Mani none se anta ntabwo turabacama dukina, ntabwo twavuganaga twe namwe cyane. None se nta nama wangiraga? Ntabwo ntayo se nakugiraga nyinshi cyane. Niba udashobora kugenda ngo uri no mu bantu bamfashije kugira ngo segime yo mu nda y'isi izamuke, ni wowe kabisa. Oya ngende twarabajama mani, nibyo nshaka kukubwira. Wese ziriya nama ugenda ukajya gutanga kuri radiyo mani, nibyo nshaka kukubwira. Wese ziriya nama ugenda ukajya gutanga mani, nibyo nshaka kukubwira. Wese ziriya nama ugenda ukajya gutanga